se baramubwiye ngo nagende, baramutoye ku ngufu, niwe wabyishakiye. Reka mbabwire ngo abantu mukurikiye Humura TV Claudine mu kiganiro cyitwa Humura, nyaboneka mujye mukora serivisi nk'uko mwumva mugomba kuyikora, muba abantu bakenewe mu muryango, mu rusengero bagukunde, mu bantu mu buzima busanzwe bagukunde. Ariko uzi kugira ngo unyure hariya usanga umuntu ari kugutera amabuye, cyangwa ubyara umwana nanyura ahantu bavuga bati aha turiya mwana ati ni uwo kwa kanaka, wa mugore udashobotse, wa mugabo udashobotse. Ntabwo biba bikwiriye. Ni ukuri muba abantu bakenewe muri byose. Ibyo birasa nk'ahantu nagiye kwishyuza amafaranga ndakubitwa. Nagiye kwishyuza amafaranga yanjye ndakubitwa. Ku bantu banzi, nabanje gucuruza imyenda mu mudugudu ntuyemo mbere y'uko nsohora indirimbo. Buriya inzozi ziravuna, by the way. Inzozi ziravuna. Nabanje gucuruza imyenda, nzenguruka mu makaritsiye, ngize umugisha mbonamo igishoro. Ndangije ikintu cyabiguyemo ni kimwe, higeze gusohoka itegeko rivuga ngo abantu bacuruza imyenda bazabafata. Barabafataga bamwe bakabajyana ngo aho bita kwa Kabuga. Mana yanjye rero ngatinya gereza, mwakagira Imana, mw'Imana izahindi. Ni ukuri rero ndangije umunsi umwe bari bari kuvuga yuko nta muntu uzongera gucuruza kugendagenda. Ndangije umumama umwe araza anyikopeshaho imyenda y'abana, ndamwambika byembye ndamwambika, natanze igishoro cyanjye. Mama w'amahanga ndagusuhuje, urabizi yuko twazengurukanye amakaritsiye, urabizi ko mbese twabanye ku ikosi ryo gucuruza tuzenguruka. Ndanagusuhuje aho uri mama, gubwa neza, Imana iguha umugisha. Noneho umumama ngiye kumwishyuza ndagenda, niwe wanyihamagariye, kumbi yari afite tageti yo kunkubita. Urumva umuntu udakenewe ukuntu agira umutima mubi. Ndangije ndagenda, ngezeyo ninjira mu gipangu, arangije ubwo urumva nawe urumva yahise afunga. Ndakubitwa, narakubiswe. Narakubiswe, navuga ati koko umuntu arakubitwa akazira ibye. Mana nyagasani, narakubiswe. Uwo mukobwa arankubita, mama wiwe arankubita. Baramutse bumvishe n'iki kiganiro barabizi ibidega bankoreye. Gusa uwo mukecuru nyuma yaho, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikira Humura TV Claudine, udukunda mbikuye ku mutima. Ni ukuri ndagushimiye cyane ubufatanye bwiza, kandi pe warakoze guhitamo kujya ubana natwe mu biganiro, mu ndirimbo, ubuhamya, ubujyanama ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ndagushimiye rero cyane, wumve yuko ngushimiye, ngufite ku mutima. Ibi byose binyura kuri Humura TV Claudine. Ndagarutse rero, ni mu kiganiro cyacu cyitwa Humura. Mu kiganiro Humura rero habamo ibintu bitandukanye ku buryo rwose Mana yanjye ntunsige. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bine ibintu bine biranga umuntu ukenewe. Wakwibaza ngo uyu muntu akenewe mu biki? Uyu muntu akenewe mu muryango, mu rusengero, mu buzima busanzwe. Uyu muntu ukenewe, bino bintu bine turi burebe. Hanyuma ibi bintu bine rero ntucikwe. Nanjye ndumva ngize amatsiko nubwo ari njyewe ngiye kubibabwira, ariko ese ni ibiki? Aha, murabizi rero ntabwo nakomeza ikiganiro natanze ijambo ry'ihumure ku bantu babuze ababo cyangwa se babuze ababo, ndetse ku barwayi, abarwaje, abafite kurengana badafite ubarenganura, ndetse n'abashonje. By the way, mwese murumva ntago nasiga ntababwiye iri jambo ngiye kubabwira. Ngiye kubabwira ijambo ryiza riryoshye, mwebwe mwese muri iyi situwasiyo ndetse itoroshye, igoye cyane. Nabazaniye ijambo ryiza cyane, ufite amatsiko yo kuryumva
Mhm. Ni ijambo rivuga ngo humura, humura burya ibyo unyuramo byose Imana irabizi kandi ntabwo Imana yigeze ikwibagirwa, irabizi pe! Gusa gusa hari amasaha Imana yakugeneye, Imana yakuzigamiye yo kugira ngo ibashe kugutabara muri izo ngorane, mu burwayi uhura nabwo, hari amasaha Imana yakugeneye yo kugutabara kandi ndatekereza yuko hari benshi bazagufasha gushima mu buryo utatekerezaga. Rero komera kandi Imana irakuzi. Yego, ryari iryo jambo murabizi. Njyewe kenshi na kenshi umbaje ngo Claudine ni iki kikuranga, ndangwa n'ijambo ryo guhumuriza. Niba ari uko nanjye nakomeretse cyane ntabwo mbizi, ariko iryo jambo riba muri njyewe kubera ko nzi yuko abantu batuye iyi si ni ukuri hari benshi bafite ibikomere bitandukanye. Mugenzi, n'ejo bundi hari umumama numvaga urimo uririra kuri YouTube, babeshyeye, Mana yanjye ari kuvuga ati kuko nkawe wambeshyeye ushaka iki? Mu by'ukuri rero hari abantu benshi barengana, ariko reka nkubwire ngo wowe uri kurengana, Imana ni ukuri ntabwo yakwibagiwe. Yego, twagarutse rero bavandimwe, si ibintu dufite bituma tuba ab'ingirakamaro cyane, nubwo nabyo biba bikenewe. Oya, ntabwo ari ubukire, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari uko turi intyoza mu kuvuga, oya, ntabwo ari ibyo ngibyo bituma dukenerwa, ahubwo ni umutima wacu wita ku bandi. Ikintu gishobora gutuma uba umuntu ukenewe, ni ukuba ufite umutima wita ku bandi. Turaza kuza kubireba nyine turebe ibyo ari byo. Reka twumve icyo Pawulo yabivuzeho yandikira Abafilipi, turasoma ibice 2 ndetse n'umurongo wa 4. Twumve icyo Pawulo abivugaho ku bigendanye n'iyi nsanganyamatsiko dufite yo kumenya umuntu ukenewe uwo ari we. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe, ahubwo azirikane abandi. Icyo ni icyanditswe Pawulo yandikiye bariya Abafilipi. Umuntu wese muri mwebwe, muri twebwe, areke kwizirikana ubwe, kuko hari abantu bikunda cyane bakarenza, hari abantu bigwizaho bakarenza, ariko aravuze ngo tureke kwizirikana, ureke kwizirikana, kugira ngo nyine ubashe kuba nyine umuntu ukenewe. Umuntu wese rero muri mwe areke kwizirikana, niko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Hano hari ikibazo kibaza ngo ese urumva uzirikana abandi cyangwa buri kimwe cyose ukurura wishyira? Urasubiza umutima wawe, kuko ntekereza ko gukurura wishyira ntabwo byaguha kuba umuntu ukenewe. Ntabwo ushobora gukenerwa kandi buri kimwe cyose wumva wigwizaho, ukumva utafasha abandi, ukumva utababarana n'abababaye. Mu by'ukuri usubize nyine, ni wowe uri kubazwa uyu munsi wa none, wowe udukurikiye kuri Humura TV Claudine, ariko kandi mu kiganiro cyitwa Humura. Ndabakunda iminsi yose, niyo mpamvu nkomeje kubaha ikaze, kandi ni ukuri mwarakoze cyane cyane cyane. Dore ikintu cya mbere kiranga umuntu ukenewe mu muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe. Ikintu cya mbere kiranga uyu muntu ukenewe, reka tugendane, arangwa n'ubugwaneza ndetse n'ubupfura. Ni kenshi njya nkunda kubabwira ati nyamara birakwiriye yuko twagira ubunyangamugayo. Sinzi uburyo ki mubyakira, ariko wenda bake bashoboka njya mbona bakurikiranye iryo somo cyangwa se iyo nyigisho cyangwa se icyo kiganiro, nkumva biranejeje. Arangwa n'ubugwaneza ndetse n'ubupfura. Muri wowe niba uzi yuko ufite kugwa neza, ukaba uzi ko ufite ubupfura, ni ukuri uri umuntu ukenewe pe! Uri umukenewe muri wa muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe.
ntaba yitaye gusa ku byo ashaka, yita ku mibabaro, ibyifuzo n'imibereho y'abandi. Mbese ni ukuvuga ngo uwo muntu mbese ahora yitaye ku mibabaro y'abandi, ku byifuzo, uwo muntu rwose ukenewe. Reka turaza kureba rero buriya urasubiza nanjye nsubize mu mutima wanjye niba ndi umuntu ukenewe cyangwa se niba uri umuntu wo kwifuzwa. Imana y'amahoro ikugirire neza. Icyo ni cyo kintu cya mbere kiranga umuntu ukenewe. Icya kabiri kiranga umuntu ukenewe mu muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe, arangwa no gutekereza ku nyungu z'abandi kandi agira impuhwe. Umuntu ukenewe muri iyi si ya none arangwa no gutekerereza abandi, kandi agira impuhwe. Hari abantu nyine usanga bameze nk'abantu badafite ibihaha niko navuga, ugasanga nyine nta kintu nyine yitayeho, ugasanga ari kure cyane, ari mu bye cyane, ariko uyu muntu ukenewe arangwa no gutekerereza abandi. Umuntu nakugezaho icyifuzo, igitekerezo, nyabuneka mwumve ni ukuri buriya hari impamvu aba aje akugana ndetse umuhe na serivisi nk'uko bikwiriye. Mu gihe abandi batabasha kwihangana, we ahora ashimangira ko ubuzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, waba uri gucamo, uri uw'agaciro. Urumva ko rero uriya muntu ukenewe wa kabiri afite umurimo ukomeye cyane, ntawe asuzugura, arubaha. Turaza kubibona hepfo, turaza kubireba. Icya gatatu, arangwa n'umwuka w'amahoro. Aho ageze arangwa n'imvugo zihumuriza, arubaka, imvugo ze zitanga icyizere, ntabwo zibabaza. Mana yanjye we, mbega umuntu mwiza! Arangwa n'umwuka w'amahoro. Ubwo ni umuntu wa gatatu. Aho ageze imvugo ze zirahumuriza, zirubaka, zitanga icyizere, ntabwo ababaza. Mu by'ukuri hari igihe uzaganira n'umuntu, nurangiza wikange uvuga uti Mana yanjye uyu muntu ni ibiki, usange mu mvugo ze zose arimo aragukanga, usange nta jambo riciye bugufi rimurimo. Uwo ntabwo ari we muntu ukenewe. Uzasanga hari nk'umuntu ushobora kwakira muri sosiyete cyangwa se ukamwakira mu rusengero cyangwa se ukamwakira mu buzima bwawe, ugasanga nyuma uraregrese, uricujije, uravuze uti niki cyatumye mpura n'uriya muntu. Ni uko atari umuntu ukenewe, kuko umuntu ukenewe nyine arangwa n'amahoro aho ari hose. Imvugo ze nyine zirahumuriza, imvugo ze zirakiza, namwe murabyumva nyine ntabwo ababaza. Reka mbabwire, mu buzima hari ikintu nkunda kubivuga kenshi, ngewe nkunda ijambo ryiza, ntabwo umuntu umbwira ijambo ribi. Nkunda ijambo ryiza pe, ntabwo umuntu umbwira ijambo ribi. Ni ukuvuga ngo iyo umbwiye ijambo ribi urampahamura. Niyo mpamvu mubona kuri Humura TV Claudine kenshi gashoboka nta magambo ahahamura abantu ngira. Impamvu ntayo ngira ni uko nanjye muri ngewe mba numva ndashaka guhahamura abantu. Dufite byinshi byaduhahamuye, dufite byinshi byatubabaje, dufite byinshi bituma turara tudasinziriye, dufite byinshi byadukomerekeje. Rero nta n'impamvu yo kongera gukomeretsa abantu bo kuri Humura TV Claudine. Ndabakunda cyane, muraba umumaro, muraba agaciro ku buzima bwanjye, kandi ndetse n'ubuzima murimo ndabizi neza yuko igihe kizagera mukabuvamo, bwaba ari bubi, bwaba ari ibigeragezo ukabivamo, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana yababaza umuntu iteka, ahubwo ihora imugirira ibambe.
ngayo nguko rero icyo ni icya gatatu kiranga umuntu ukenewe mu muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe. Urumva aho hantu hose tuba dukenewe kugira uburyo tugaragara. Hari igihe abantu baba mu rusengero ugasanga babaye akahebwe, ugasanga ntibakoreka, ugasanga ntibagibwa inama, ugasanga mbese ni abantu bari mu kirere kiri hejuru ariko ntabwo bikwiriye bana b'Imana cyangwa se bantu mudukurikiye aho muherereye hose. Aha abandi icyubahiro, ntabashaka ntabashaka kwimurika wenyine cyangwa kwigaragaza, ashimishwa no gukorana n'abandi, atanga icyubahiro. Uyu muntu ukenewe uri kurangwa n'ibi bintu bine turiho tuvuga. Mana yanjye, icya mbere aha abandi icyubahiro. Buriya uzarebe umuntu muhura ugasanga aragusuzuguye, ugasanga agufashe nk'umuntu udafite agaciro, kandi ni ukuri uri uw'agaciro haba mu maso y'abantu ndetse no mu maso y'Imana. Rero uyu muntu ukenewe, arakenewe byatari arakenewe. Icyampa wowe ukurikiye Humura TV Claudine nawe ukaba uri mu mubare w'aba bantu bane bakenewe mu muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe. Hari igihe kimwe naje guhura n'umuntu udakenewe, nagiye kwivuriza ahantu murihangana, keretse abantu duturanye, ariko ntabwo muzi ngo ntuye mu wuhe mudugudu, kuko ibyo ntabwo tujya dukunda kubivuga, ntabwo muri buhamenye. Njyewe nagiye kwivuriza ahantu, ngezeyo umuturanyi waho arambwira ati genda nyine barakuvura aho ngaho ku bajyenama. Hanyuma ngezeyo muzi icyabaye, Mana nyagasani, naragiye ndasona rimwe, ndasona kabiri, ndasona gatatu, umuntu nyine banga gukingura. Oya ntabwo hari kwa muganga, hari mu bajyenama. Hari abajyenama tugira abajyenama b'ubuzima. Mu by'ukuri ndangije nabonye atankinguriye iyo porotayi, naramugaye, naratashye, cyakora nirwanaho kugira ngo nyine ndamire ubuzima bwanjye kuko bwari bwije, ntabwo nari kubona ukuntu njya kwa muganga. Ndangije ndatekereza, ndavuga ati ariko se nk'uyu muntu kuko yahawe ubu buyobozi abukwiriye? Mu by'ukuri rero hari abantu babaho badakenewe. Ndavuga se baramubwiye ngo nagende, baramutoye ku ngufu, niwe wabyishakiye? Reka mbabwire ngo abantu mukurikiye Humura TV Claudine mu kiganiro cyitwa Humura, nyaboneka mujye mukora serivisi nk'uko mwumva mugomba kuyikora, mube abantu bakenewe mu muryango, mu rusengero bagukunde, mu bantu mu buzima busanzwe bagukunde. Ariko kugira ngo unyure hariya usanga umuntu ari kugutera amabuye, cyangwa ubyara umwana nanyura ahantu bavuga bati aha turiya mwana ati ni uwo kwa kanaka, wa mugore udashobotse, wa mugabo udashobotse. Ntabwo biba bikwiriye. Ni ukuri muba abantu bakenewe muri byose. Ibyo birasa nk'ahantu nagiye kwishyuza amafaranga ndakubitwa. Nagiye kwishyuza amafaranga yanjye ndakubitwa. Ku bantu banzi, nabanje gucuruza imyenda mu mudugudu ntuyemo mbere y'uko nsohora indirimbo. Buriya inzozi ziravuna, by the way inzozi ziravuna. Nabanje gucuruza imyenda, nzenguruka mu makaritsiye, ngize umugisha mbonamo igishoro. Ndangije ikintu cyabiguyemo ni kimwe, higeze gusohoka itegeko rivuga ngo abantu bacuruza imyenda bazabafata. Barabafataga bamwe bakabajyana ngo aho bita kwa Kabuga. Mana yanjye rero ngatinya gereza, mwakagira Imana, Imana izahindi. Ni ukuri rero ndangije umunsi umwe bari bari kuvuga yuko nta muntu uzongera gucuruza kugendagenda. Ndangije umumama umwe araza anyikopeshaho imyenda y'abana, ndamwambika byembye ndamwambika, natanze igishoro cyanjye. Mama w'amahanga ndagusuhuje, urabizi yuko twazengurukanye amakaritsiye, urabizi ko mbese twabanye ku ikosi ryo gucuruza tuzenguruka. Ndanagusuhuje aho uri mama, gubwa neza, Imana iguha umugisha. Noneho umumama ngiye kumwishyuza ndagenda, niwe wanyihamagariye
kumbi yari afite tageti yo kunkubita. Urumva umuntu udakenewe ukuntu agira umutima mubi. Ndangije ndagenda ngezeyo ninjira mu gipangu, arangije ubwo urumva nawe urumva yahise afunga, ndakubitwa narakubiswe narakubiswe aravuga ati koko umuntu arakubitwa akazira ibye, mana nyagasani. Narakubiswe, uwo mukobwa arankubita, mama wiwe arankubita. Baramutse bumvishe n'iki kiganiro barabizi ibidega bankoreye. Gusa uwo mukecuru nyuma yaho yahise atabaruka, ariko uwo mugore, uwo mukobwa we nyine ntekereza n'ubu ngubu iyo duhuye amasoni aramwica kubera ko yaramemukiye. Nagize amahirwe rero barankubita, ndasohoka ndigendera. Nari mfite korali nabagamo, korali yitwa Beta Kwaya, nari mpagarariye icyo gihe. Turi muri repetition mbaho ubuhamya, naravuga tumva narakubiswe, mana yanjye. Uwo ntabwo ari umuntu ukenewe, ariko Imana ishimwe yuko yanshumbushije nubwo banyambuye bakanankubita. Ndiho ndakomeye kandi proje yanjye yarakomeye. So reka tugere ku kintu cya kane kiranga umuntu ukenewe mu muryango, mu rusengero ndetse no mu buzima busanzwe. Arangwa no kwiyoroshya, icyo ni kimwe, gutega amatwi abaje bamugana, kandi buri wese amuha ibisubizo birimo ihumure. Umuntu ukenewe arangwa no gutega amatwi abantu baje bamugana. Igihe cyose uzegera umuntu, mbibabwire, ukabona adakeneye kuguha serivisi, ukabona adakeneye kugutega amatwi, kandi ukabona ni ngombwa yuko uwo muntu yagombaga kugutega amatwi, ni ukuri uzabone ko ari umuntu udakenewe. Aba bantu rero bakenewe bane, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo uyu muntu abereyeho gukemura amakimbirane. Abantu babiri bahanganye agerageza uburyo bwose akabakiranura, nta n'umwe asiga afite ikibazo. Ntabwo akorera mu marangamutima asanzwe, ahubwo ni umuntu nyine ukora ibintu nyine bikomeye, ariko kandi ayobowe n'umwuka w'Imana. Kuri Humura TV Claudine rero turi abakristo, kandi ntabwo tuzahwema kuvuga Kristo. Turakomeje, wa mugani wa muririmbyi wavuze ati ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Kuri Humura TV Claudine turi abakristo, niyo mpamvu twabageneye kujya tubazanira amagambo y'ihumure, kuko ibyabakomerekeje ni byinshi. Rata ndabakunda, sibyo bakunzi banjye, muri beza ku buzima bwanjye, kuko aho mungejeje ndahazi. Niyo mpamvu kenshi mba mvuga ngo muraba umumaro. Yes, nsoza rero reka mbabwire impamvu eshatu zituma uyu muntu ukenewe mu muryango, mu rusengero, mu buzima busanzwe, agomba kurangwa n'ibi bintu bine twavuze haruguru. Reka nihute. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ituma uyu muntu agomba kurangwa n'ibi bintu bine twavuze, icyo bifasha gutanga umubano mwiza, ubumwe. Iyo abantu batekereza ku bandi, haba umubano mwiza, ubwumvikane n'urukundo. Ni icyo ngicyo bifasha. Iyo abantu bafite gutekereza ku bandi, habaho umubano mwiza, ndetse hakabaho ubumwe, hakabaho n'urukundo. Impamvu ya kabiri ituma uyu muntu arangwa n'ibi bintu bine nababwiye, bishyira mu bikorwa inshingano yo gukunda nk'uko Yesu yabigishije. Ntabwo ari amarangamutima gusa, ahubwo ni ibikorwa bifatika.
nibyo nababwiye kandi nigeze no kubibabwira, ntabwo uyu muntu akoreshwa n'amarangamutima asanzwe. Nigeze kubaha isomo ry'uko gukoresha amarangamutima nabi byangiza sosiyete, byangiza abavandimwe, byangiza umuryango, byangiza abazagukomokaho iyo ukoresheje amarangamutima. Ariko uyu muntu ukenewe nyine murumva ko ntabwo akoresha ayo marangamutima ayo ngayo, ahubwo akoresha amarangamutima afatika, ashoboka, agaragara, kandi ahagarara mu mwanya we nk'uko agomba kuwuhagararamo. Reka tugere ku mpamvu ya gatatu ituma uyu muntu arangwa n'ibi bintu bine nababwiye. Birerekana ko uyu muntu yubaha Imana n'abandi. Biragaragara ko afite ubumuntu n'impuhwe. Ibintu twabonye byose ni ukuri pe, birerekana yuko uyu muntu ufite ibi bintu bimuranga, uyu muntu ukenewe, birerekana ko ari umuntu w'Imana pe, ari umuntu w'Imana, kandi ko afite ubumuntu ndetse n'impuhwe. Umuntu utagira impuhwe nyabuneka ni ukuri kw'Imana rwose aba ari igihaha. Hari abantu batagira impuhwe, ariko ndabifuriza mwese kuba mwarangwa no kugira impuhwe, kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza, mu muryango bagukenere bagusabe ibitekerezo, mu rusengero bagukenere bagusabe ibitekerezo, muri korali ugira ibyo wubaka, yes, ubuzima busanzwe bukomeze. Intego y'iki kiganiro kwari ukwereka buri wese ko akwiriye guharanira kuba inyangamugayo. Ngira ngo niyo nsanganyamatsiko, niyo ntego y'iki kiganiro. Umuntu akwiriye guharanira kuba inyangamugayo. Akwiriye guharanira kuba umuntu nyine ukenewe nubwo bigoye. Muba abantu rero bakenewe, kandi ni ukuri Imana izabagirira neza. Hanyuma ndashaka kukwereka nsoza mu cyanditswe kiboneka hano muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 13 uhahereye. Ntabwo turi buhasome kuko turasoje, ariko hari ijambo rivuga ngo ninde muri mwe w'umuhanga w'umunyabwenge, Mana nyagasani, ngo niyerekanishe ingeso ze ubugwaneza. Mu yandi magambo aciye bugufi, uwo niwe muhanga, uwo niwe munyabwenge. Ngo ariko ngo niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, ngo ibyo ntimukabyiratane ngo muvuge ngo mubeshyere ukuri. Iteka ryose umuntu ukunda kugira amakimbirane, umuntu ukunda gutongana, umuntu ugira intonganya, hano muri iki cyanditswe Bibiliya yaravuze ngo ubwo bwenge ntabwo ari ubumanuka buva mu ijuru, ni ubwenge bw'inyamaswa ndetse n'abantu. Hanyuma ngo ubwenge buturuka buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bubana n'abantu, yes. Hanyuma rero bakunzi ba Humura TV Claudine, yaro bakunda Eva Claudine wabateguriye iyo rasiyo iryoshye. Muri abantu beza cyane, ndashimira abadiaspora munkurikira mwese. By the way, reka nshimire na Jimmy 250. Uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo kuba nicaranye nawe kuri kamera. Hari hashize igihe kinini ari behind, ariko ni ukuri Jimmy nawe ndagushimiye, wakoze kuba waje ngo twifatanye muri uyu murimo. Yes, mukomeze mugubwe neza rero. Imana irabakunda, ndabakunda, ariko Imana yo ikandusha. Amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwebwe.